The Book of the Dead. nayo narayisomye nsoma The Power of Subconscious Mind, nsoma Forbidden Wisdom, nsoma I Am I Create, and so on and so on. 48 Rules of Power, all that shit. Yeah, you must have kumenya too. So knowledge is the key. Yeah, and self-education is the best thing. Yeah. So we choose our parents. We choose our parents. We choose our career, every little thing before we come here. Then we Gusa use hano our boro nyine dufatira imyanzuro before yeah. Akaba niyo mpamvu, you know something called guardian angels. Yeah, I don't know what I can remember. I quite want your destiny sometimes. Yeah, of course. Ababoro nyine ni he nyine ababoro tubikorera dufatira imyanzuro. Hano bayicaye arimo arafatira imyanzuro. Like the quantum field. Sinzi ukuntu abita mu Kinyarwanda. Like the quantum field. Kuko arahana ababoro nshobora kwita ngo kuri 5 dimension. Muna nakwereka ntagusobanurira in small time. Makwereka nagusobanurira. Okay. Ndashaka ko ngiye kubereka ijambo muri some sibyo ariko muri mbwira. Sibyo? Yego. Yabaye. Okay, iri jambo narahira kuri Yezu n'Imana nabize ukose ko muri sonye mudakoresheje umunwa kandi muri mudakoresheje amatwi. No, don't laugh. No, isn't it? Urisomye udakoresheje umunwa kandi uri udakoresheje amatwi. Am I lying? Okay. Sibyo? Jango rancanze cyane ni. Ariko nibyo byo nkubwiye nibyo. Yes. Oya nibyo. Yeah, so icyo nshaka gusobanura nyine uyu ni umubiri wawe bro, uyu ntabwo ari wowe. Oya ibyo byo. Urumva? So and then so in housing. So then who are you? Ubwonko bwawe. No, ntabwo ari ubwonko. This is a part. You fate. Okay. Let's do it. Thank you. First of all, we are spiritual beings in physical matter. None hibaza ibintu wakura muri quantum field. Ahubwo twebwe kuntu isi ishapinze zo kuntu twebwe turi program tukivuka turi more outside than inside. Ariko all the magics it's all inside. No, ari ntuza nabonye podcast y'Amerika nabonye bavuga ko babikorewe experiment bafata abantu ntibari 10 bafasha abantu 10 abashyira muri appartement imwe bafata nk'abandi 10 bashyira nk'enda appartement ariko iyi appartement ifite gym hasi bavuga ati in a 6 months time urumva tutashaka muzajya mu walking out professional or training. No, abandi bari muri appartement baravuga ati nkebwe turashaka ko all you have to do is take like 30 minutes every morning just visualizing now uri muraterura ariko udaterura. Guess what? Ntange byarangoye kubyemera tu. Urumva after 6 months the results were exactly the same. I don't know how gusoma igitabo bitanga the power of subconscious mind. Mind is actually irarema tu. N'iminwa yacu irarema. Urumva amagambo ararema. Urumva ono wagerageza nko kubihuza like mbere y'ibintu byose hari ijambo rero wari Imana. Urumva at the same time ijambo twarigendana. Urumva ariko nobody really thinks about it. Urumva hari Imana avuga ngo habiki kikaba and then try your chance. We have the power to speak things into existence. Cyashaka gusobanura nyine niyo quantum field. Yeah, ariko tuza hano nyine we are so attracted about isi yo hanze nyine. Yeah, umuntu abyuka mu gitondo akabyukira kuri notification y'ijana. Urumva isoko ubyukiyemo nyine buri so distracted, you can't focus. Yeah, get back to hip hop. Ariko byo ni byiza because that's abantu babiri kaje. Are you moving in or are you moving in? Yeah, it doesn't matter, bro. It doesn't matter. Kurera ko niko ga propose umuntu. Naho bya bintu byo kuvuga ngo ushiri ngo duhura ngo umutima wanjye ngo wagize gutya nsarukunda.
cyaraye ikiniga cy'ikibwa twari tuziranye cyagururaga nko mu baby cyangwa cyagurira mu baby ngo dutahe ariko kuri date ya mbere mu baby yakwa gutahana ntacyo umva bagahita yishyurira bill tugwasohokanye cyara cyafashe za savana ngoro ntuzuga tugumva se ujye kuri appartement chérie ndatreka reka ubwo tukimenya nanjye ngo umuntu gutaha nigahita so disappointed ngahita mbwira ati gace izi savana za 39 urazishe ubwo bakwiye ukamwataga fridge neza none nababwiraga kuri street nayo kuri za album nyine ibintu bizabirimo urumva album ya Kina iri hejuru cyane hari KGL Finest iri busohoke maybe within week hari Uptrend Cypher hamwe na Pifla a kid from Kigali Olix wanyibutse undi ariko ngewe mi kame nyine izo ni izindi projects I'm talking about the let's more again shaka the project za kuko zo kuri album urugamba kuko urugamba ntagura kwita album yawe personally urugamba irahari urugamba ariko aho feature nk'ebyiri no nyine uri collaborate na producer ariko producer ntabwo that's like a first album ntabwo rapper no it's not the first album. It's my first album. It's my second. Panya. Nyirikamba. Nyirikamba, right. Nyirikamba iriho ba Bulldog, iriho ba Bushari, ba Airways, ba Trees, ba Betray. Yeah, Nyirikamba. Hakaba na Panya. Panya ni EP. Panya ni EP, yeah. Hakaba ni ariko nyine I'm glad ko you tapping in the area ya album. Body of work. Aho ugenda ukarokinga in n'umu producer n'iki and you just tell the story nimba is street in the haze nyine you talking about all those that thing nimba urugamba nyine urabyumva ko nyine ari struggle z'urugamba life struggle nacyo kintu nagira ngo navugeho n'iki uko hari igihe abantu umuntu agenda ati mfite indirimbo kwa kana nkafite indirimbo 10 album ariko album is a story it's a movie kabisa kwa kuni nimba uvuga ati classic album nkuko twavuze All Eyes on Me intro and the outro none ukavuga ati amutembereje kabisa nuko nayikoze ahubwo yayise All Eyes on Me nuko nayikoze yayise urugamba Panya okay nibishaka kumenya oya ni ibyo ngibyo uko yimaze kwiyumva yose umusharwa album yose nibwo umenya nibwo umufana hari cyo nsanga nubwo mpaze igihe kuri umuziki hagiye na kimwe umufana arambare kutera ibyibura ngo anyumve ndi njyenyine nk'inota 30-40 kubyo duhuza type shit urumva wasanga no cyareka makorera akantu kabisa mbatembereze urumva sinubwo uko twabikoze noneho iyo urugamba urabyumva struggle z'ubuzima career y'imiziki lifestyle isanzwe ibibazo naciyemo i Burayi uko mbona life of experience ibintu byose nyine ibigare ibibi ibyiza ibibi by'imihanda ingaruka z'uburara ibyo byose bishyiramo noneho hagahita haza irindi ya kabiri ariyo iri kwa Kina Beat yitwa Street Nights urumva muri Porsche urumva arimo nakirya cyane arimo na flexing like on everybody urumva bituma ko nyine ni victory victory n'igitanda cyawe nta mikoro wundi sona so nuko guko twabikoze iya Kina Beat nayo ishobora gusohoka inshallah end of this year urumva ariko nkangi ku giti cyane niyo ndindiriye cyane I've been waiting for that album I enjoyed like never man ikibazo ngewe nafite ko nizihe nka album eshatu mu Rwanda hip hop albums mu Rwanda eshatu cyangwa eshanu that you can uvuga ati the album is created like full story nyine ni album like from kuva hip hop yataye kugeza right now like
wowe wumva the full body of work iyanjye nutayivugira utarayumva agabanyumvira aho ntabwo urayumva ndabizi kutarayumvise mo yego eshanu ni nyinshi agara be in eshanu zose it's a joke it's a joke it's a joke kabisa ntabwo ndafata time man sibyo I know ariko album ntabwo wayumva muri even 2 weeks 3 weeks imaze na album ira growing muri wowe yari umuntu yambwiye ngo kwakunda umuntu overnight ntabwo urabyumva fresh ko dufite album man twumvishe n'imyaka 10 nanjye kabisa ubu ugasanga nibwo utangiye kugenda n'usobanukirwa zuzuye aravuga ati noneho ko umuntu asanga bafite nk'indirimbo ebyiri hano ebyiri ahangaha ugafata ebyiri zawe ugafata urumva cyane cyane nko kuri ball wenda iri guhitinga urumva ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nari natangira gufata time yo gufata album byibuze nk'eshanu zose mvuga ati no both ndafata album ya Ink cyangwa ebyiri J Park imwe cyangwa ebyiri mfata yandi imwe cyangwa ebyiri genda noneho yaranze kurasa kabisa ku murongo fresh kugira ngo no ball ngiye kuzumva nk'umwaka wose nta zindi ball nshaka kongera kumva nabo hakurya mbere ati nabo ndabiranze bigiye kumva gusa nta classic album nyine mu Rwanda nyine hip hop right now ndikukoresha ari tuvuga classic nanjye I agree with you ntabwo ari kuvuga ngo nta album zihari suko ko zidahari ariko we talking about the classic hari n'abasani nzi bafite 10 bafite amarongo bafite album nka plan ari ugasanga nta kintu na kimwe numva kabisa kivuga ngo ati kuri original I'm talking like yo igiyemo ya intro you don't touch it until the full story is out kokuri ariko nibyo because ariko bigoye kugira ngo n'ubundi game actually is still young bro yacyari young cyane no ngewe ago ntekereza ko ari kwangu game is still young nge ni ibintu abonye kiri umupetitu urumva agiye muri concert ya Mobb Deep urumva MOBB Prodigy Havoc urumva njya muri concert ya Ja Rule njya muri concert ya Trey Songz njya muri concert ya Redman Method Man ariko I can swear ko inshuti zanjye nizo zenjengaga shokundusha kwa kunkanje narebaga nyine amafutitu amaerere bakoraga ntarayabonaga nyine tu umwuka umwanya mpukenya urumva yibagiwe vase arindire bitanse na matatu DJ Sabuzi urumva nuko nayibonaga nyine urumva so ibyo bintu byankwambiyemo ku buryo even my favorite rapper from states biragoye kugira ngo numve album yose from the intro until ntuza shobora kumva hit ni mfata ku track ya kane henduye nyumve cyangwa se the most played numva impamvu the most played urumva so heka ko ari nayo mpamvu nyine from ati na ubu nukura muhanzi hanjye birangora cyane ngo this album is from ijuru kugera hano ya Pusha T kono gutegura album ura ni ikintu gitebwa ya Pusha T na Malice arayumvise dope yasajeje those guys spent 20 years working on that album nibyo nshaka kukubwira exactly the spent no don't get it no we don't use it to shout at the point they spent 20 years working on an album still have your album yose na yumva mu nyenje from number 1 to number 10 urumva I swear to God if I lie I die njyewe nagize beef n'abapeti nagize beef n'abapeti no nagize beef n'abapeti wampajije nyine impamvu nakunda Kendrick ntabwo is not that I don't like him so ko nakunda Kendrick Lamar so ngo ntamufana it's just njyewe nkunda gangster rappers hardcore hip hop urumva niyo ntuza nkuko ushobora ati ntabwo ukunda filime ukunda action movies nkunda comedy urugero urumva ariko ntuvuga ko nabo bakina amakomedi atari abakteri bazima urumva kandi abahanga so is the society urwego navugaga mu urumva nukuvuga my favorite rapper so kumureba live nko kuri YouTube arimo arapa ayitona ko nta byadanje the magic iri studio yumvaga Onyx MOP numva some hardcore people man numva
Frikita. Eh? No, it's no. It's not that. Hari, nkunda stories too. Nkunda stories. Nkuko nshobora kureba film wenda ya Jason Statham, urumva ikanya entertaining. Urumva so n'umuraperi nka Pifla uri mu rapper andapira imihanda ya California hahita nyibona bro bateka amacapati n'ibiraha musi yo kwa Zafa, urumva akuzamura kwa Mayaka ukumva mu amasegonda gatonya avuze ku musigiti Nyamirambo, urumva abarimo aranembereza bya hatari kurusha wa wundi. Byinshi cyane byatumye ajya kuri very interesting to have to Bahita kumutagara. Abanyarwanda badukurikiye munyandikire muri comment cyo kumutagara bivuga. Kumutagara. Noneho utahe tugaruka ngaha nzabasobanurira ukuntu ibintu byose nabasobanuriraga. Umuco nyarwanda bihora ahubwo umwe benshi cyane babyibagiwe tu. Noneho basobanurira n'ukuntu bishoboka cyane ko impamvu ubutaka bwacu bw'u Rwanda rwa Gasabo rwera imbuto zose ushaka kuzana imbuto z'iburayi bakaba gahita rumera ko bishobora kuba nashobora kuba ejo yacu East Africa arimo n'u Rwanda nyine ariho habaye hahoze ari Eden. ukaza kuvuga ko Adamu na Eva ariho baje Kumutagara abamwe musobanurire iyo boro turi ubujyemo bakakanya bari next time nyine bahaye devoir à domicile. Ariko nanjye nzi ko ari hano hafi to. Hano hafi none se the oldest skeleton right way. Reke. Hano hafi Tanzania hano yegeranye u Rwanda. So urumva ko twebwe turi hafi cyane turaho ngaho ntabwo turi kure. Barabizi. None se ni kangahe ushobora uri kuba uciye nk'abanyamahanga baba mu gihugu cya Afurika ukumva the hardest one, the smartest one among all of them? Si rimwe si kenshi se mwiga mu nyamateka yanyu muzasanga munarenze shabi byadaje. babyemeye kwiri gutugaburira ibintu yawe on the daily basis gute ubuzima bwanjye busanzwe muri movie yawe tu movie yanjye birenze cyane. Movie yanjye nene wayo men barabizi tu nibera cyane kenshi tu nibera uburyo kinanye tu isi nyibonamo numva ko nimbona bikundeba nanjye ari ukuntu mba ndi kwireba. So ukuntu nyine mba nyikaragaho to nayo ikanyikaragiramo nyine ageraho nza kubihuriza at the end of the day. Nza kubihuriza ngashaka nyine wapasi y'umunsi wanjye ngashaka tekereza kuri ibyo biboro byose tu ngashaka nyine kumenya nyine uko none numva so ntabwo ari ibintu byinshi cyane tu n'ibindi wenda nzababwira ubu ngubu ntabwo nabishize ku murongo cyane ari tuzababwira tugarutse. ariko kantu k'ingenzi niba nkuyemo kamere ni iki uko ibintu bikureba nuko nawe ugira gute nuko nanjye ni ibintu bitandukanye ntabwo wowe kubireba ariko ko hari ukuntu ujya ibintu pure nanjye ari ukuntu mba ndi kubipura mu tuntu byose two side of every story. Reka tugere dutahe ntibari umunaniro avuze ngo ukuntu isi nyikaragaho nanjye nyikaragaho mbese mwimaje nambaye Superman ya filime ya Superman azenguruka umubumbe w'isi. kwikaraga